mwaramutse neza bakunzi ba Bosco, bakunzi ba Region Info, batara mu kazi nabasuje mbahaye ikaze muri iki gitondo cya tariki 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025. ndagira ngo mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese mwaramukiye mu bice bigiye bitandukanye, abari mu Burundi, mu Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, abadukurikirana muri no mu bindi bihugu byose, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Tugarutse muri tuntu twacu abakunzi ba Bosco, turusha kugenda dukanda subscribe, like, share, mitiwa muri comment, inyunganizi cyangwa se ibitekerezo byose turabyakira. Kandi abatarajya muri group yacu ya WhatsApp, nagira ngo mubwire ko link namaze kwishyira muri comment ya mbere, hanyuma ubundi reka twikomereze. Ndagira ngo dusuzume ukugaruka k'Ububirigi mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mwongeye kumva aho kandi Ububirigi bwongeye noneho kwemera gushyira ibindi bikoresho muri intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ni ibintu ugomba kubasobanukirwa neza witonze. Hanyuma y'ibi ngibi ndaza kukubwira n'amakuru agezweho ku rugamba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni uburyo bita Colonel Nanga ndetse na General Sultani Emmanuel Makenga baba bari gushinjwa kwica ubuzima bw'abanyekongo. Ahubwo ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero Maxime Privot uyu akaba akurikirana cyangwa se reberera inyungu z'Ububirigi by'umwihariko ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko byagaragaye tutitaye ku nshingano afite mu gihugu cye. Uyu mugabo bikaba bivugwa ko mu by'ukuri we n'igihugu cye wongeye kwemerera uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bimwe mu bikoresho ndetse n'ubundi bufasha bugiye butandukanye bw'urugamba. Ibi kandi bimwe muri byo bikaba bivuga ko byamaze kugera no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba bishobora gutangira gukoreshwa vuba bidatinze. Ni mugihe nyamara nimaze iminsi mbabwiye inkuru ijyanye n'uburyo ki igihugu cya Israel cyashyize imbaraga zacyo mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri tekinike nshya bapuritse gukoresha indege. Iyi tekinike kandi ikaba yarahiriye cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nk'uko mwagiye mubibona, kuko na Israel niyo tekinike ya mbere bakoresha mu zambere mu ntambara bagenda barwana hirya no hino. Mu bigaragara rero, bitewe n'uko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ari isoko rigari kandi rinini, Ububirigi ko byagenda kose cyangwa se ibindi bihugu bigomba kugirira ishyari iki gihugu cya Israel biturutse ku kuba kirimo gikorana neza cyangwa se bya hafi mu by'ukuri na kirimo gikora neza bya fino Repubulika Demokarasi aho kandi biri gutanga umusaruro, bakabona ko isoko rishobora kuba ryakwimukira kuri Israel. Dore ko Israel yo nk'uko byagaragaye yabanje kwereka Repubulika Demokarasi ya Kongo icyo ishoboye gukora. Ari nayo mpamvu mwabonye ko perezida wa Israel Isaac Herzog we yaje nyuma systeme zabo zaramaze gukorera Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kubw'izo mpamvu bahita basinya amasezerano arimo y'imikoranire mu by'ubukungu, umutekano ndetse n'izindi ingingo zigiye zitandukanye nk'uko twabigarutseho. Ibi rero bishobora kuba byatuma mu by'ukuri ibindi bihugu bibona yuko Israel igiye kuba yabigambanira. Ari nayo mpamvu birimo biravugwa cyangwa se biri guhwiswa ko Ububirigi bwaba bwiyemeje kongera ingufu mu bijyanye n'intambara. Gusa nanone guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikaba isabwa kuri inshuro kwitonda ndetse no kwitondera mu by'ukuri gukorana n'ibihugu bitayigeza ku ntsinzi, ahubwo igahitamo amahitamo ya nyayo kandi meza kandi y'ukuri. No kuvuga nka Israel, amahitamo ashobora kubageza ku ntsinzi aho kubadindiza gukomeza kubabeshya nk'uko byagiye bigaragara ku bihugu bimwe na bimwe nk'uko amakuru arimo abigaragaza. Ububirigi buri gukoresha ibigo bya NATO mu kurushaho kuzamza ibintu mu karere nk'uko amakuru abigaragaza. Ari nayo mpamvu guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo kuri iyi ngingo idakwiye kwizera 100% igihugu nk'Ububirigi, ikwiye gushyiramo agatege, ariko nanone ikagenda mu by'ukuri bimwe bita materikavizi cyangwa se ikagenda yitonze cyane. No Ububirigi rero bivugwa ko bwongeye kugaruka mu bikorwa byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko inkuru yashyizwe ahagaragara na The Great Lakes Air ivuga. Mu by'ukuri bivuga ko ku itariki ya 9 Ugushyingo indege itwara imizigo y'ingabo zirwana mu kirere Airbus A400M Atlas ifite nimero CT karongo 04 yagaragaye igwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri Kinshasa, ndetse indege akaba ari indege yageze mu Bubiligi nyuma yo guhagarara ku kibuga cy'indege cya Zaragoza muri Espagne
yapakiriye ibikoresho bya gisirikare. Ikibuga cy'indege cya Zaragoza kizwi cyane mu kwakira imyitozo ihuriweho ya NATO, kandi hari rumwe mu nganda zikomeye zikora amasasu mu Burayi rwa Instalaza SA. Iyi sosiyete ifite ibigo muri Zaragoza mu nganda za gisirikare z'inzobere mu bijyanye no gushushanya, guteza imbere no gukoresha systeme z'intwaro zigezweho zirimo ibisasu bya rokete, optronics, grenade zo mu ntoki hamwe n'ibikingira amasasu, hamwe no gukoresha rero mu buryo butazigwa ibikoresho bya NATO mu bikorwa bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi bukomeje kugira uruhare mu buryo bwihishe mu bibazo mu by'ukuri nk'uko rubishinjwa na bimwe mu bihugu, ariko kandi nanone Ububiligi bukaba bwarakomeje kugenda bugaragaza ko mu by'ukuri bwemeye gukora ndetse no gufata uburyo bwose bushoboka mu kurandura ikibazo cy'umutwe wa 23, ariko mu by'ukuri Ububiligi nubwo bwavuze gutyo bikaba bigaragara ko hari aho bushyira intege nkeya, rwose. Ku bw'izo mpamvu hakaba haragiye hasabwa ko hari icyakorwa. LFA Afrika yanditse ku bijyanye n'ibiganiro bya Doha, hari icyo yavuze kuri izi ngingo ngira ngo turebeho. Ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi ni ikibazo cyaho hagati ya Kinshasa na 23, aho bakomeje kugerageza amwe mu masezerano kugira ngo bakurikirane akantu ku kandi. Bikaba bivuga ko amasezerano yibanze mu gihe ategerejwe mu by'ukuri iyo yaba yaramaze gusa nkaho ashyirwaho umukono, ni imbaraga z'abunzi bwa Qatar zikomeje kwihutishwa mu gushyiraho umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe witwara gisirikare wa 23 ndetse n'umwe ziri Doha, kandi impapuro nyinshi z'amasezerano zikaba mu by'ukuri zigaragara ku mpande zombi, aho bivuga ko hateganyijwe ahubwo isaha yo gushyiraho umukono mu minsi iri imbere, mu gihe intumwa zombi zaba zirangije kwakira ibisobanuro nk'uko LFI bivuga. Amasezerano ngo ntabwo biramenyekana neza, gusa ibiganiro kuri ubu byibanze ku gushyira umukono kuri aya masezerano, ibyo bikaba mu by'ukuri bisa nkaho byamaze kugira byamaze kuba byakorwa. Nabo mu mutwe wa 23 rero bivugwa ko mu by'ukuri basa nkaho zimwe mu ngingo zigiye zitandukanye batazumvikana cyangwa se basa nkaho batazemeranya, ariko kandi bikaba birimo kugorana cyane. Ibi rero bikaba byarabaye ngombwa ko umutwe wa 23 usabwa kwihutisha mu by'ukuri ibitekerezo byabo ndetse no mu gufata umwanzuro, bitewe n'uko aba mu by'ukuri bakomeje kuba bategura ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ibi bigafatwa nko gutinda ndetse no kudindiza aya masezerano mu gihe 23 yabirushaho gukomeza kugenda yitwara gutya. Imijyi irimo Goma ndetse na Bukavu umutwe wa 23 urasabwa kuyivamo, ndetse n'ibice byose bigaruriye bakabivamo, hagasubiramo ubuyobozi bwa guverinoma. Ni mu gihe kandi imfungwa ku mpande zombi zigomba guhererekanywa. Ariko kandi kimwe mu bintu ugomba kuba wasobanukirwa cyangwa se wamenya nuko 23 yerutse gutsemba, ivuga ko itazigera iva mu bice byose yigaruriye. Ibi kandi bikaba byarashyize igitutu kuri uyu mutwe wa 23 na guverinoma mu bishobora kudindiza aya masezerano ndetse no kudatuma yihuta. Gusa amakuru akaba agaragaza ko umutwe wa 23 ugomba guhatirwa kuva muri ibyo bice byanze bikunze. Bitaba ibyo bigaragara ko ashobora kuzifashishwa izindi mbaraga z'umurengera, uyu mutwe wa 23 ugakurwa byanze bikunze muri ibi bice wagiye wigarurira. Ni mu gihe amaze iminsi yumvikana imirwano kandi yakomeje kugenda iba mu bice byo muri teritwari ya Masisi. Imirwano yaje kugaragaramo indege zitagira abadereve za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakaba hari amakuru yakomeje kugenda amenyekana avuga ko bamwe mu bo muri 23 benshi basize ubuzima. Ibi bikaba byashyize igitutu ku buyobozi bw'umutwe wa 23, aho burimo busabwa mu by'ukuri burimo busabwa kwitondera ibyo barimo byose, bakaba mu by'ukuri bakora ibishoboka bakaba mu by'ukuri bava muri iyi ntambara. Bitaba ibyo ngibyo hakabaho ko mu by'ukuri hafatwa izindi ngamba. Ibi byose bikaba bivuga ko
biterwa no kuba bamwe mu barwanyi umutwe wa 23 bashobora kongera kumanika amaboko ari benshi. Ni mu gihe abakabakaba 600 baherutse kumanika amaboko. Mu by'ukuri ibi bikaba byongera kwerekana ndetse no kugaragaza ko abenshi mu barwanyi umutwe wa 23 babarizwa muri umutwe wa 23 batari kwishimira intambara. Mu by'ukuri umutwe wa 23 barwanira irimo, mu by'ukuri bakavuga ko ibi byose bifite aho usanga bihuriye n'ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta ya Kinshasa hamwe n'umutwe wa 23 bari kugenda bagerageza kugira ku masezerano y'amahoro. Qatar ikaba ikomeje gukora ubuhuza kugira ngo ayo masezerano asinywe vuba bishoboka. Intumwa z'impande zombi ziri Doha kandi inyandiko nyinshi zimbanziza amasezerano zashyizwe ku mpande zombi. Nubwo bimeze bityo, amakuru avuga ko impande zombi zitaragera ku masezerano ya nyuma arambuye. Kugeza ubu birasa nkaho haza kubanza gusinywa amasezerano shingiro, icyo bita accord cadre, mbere yuko habaho amasezerano yuzuye arimo ibyemezo birambuye. Kugeza ubu baracyanoza zimwe mu ngingo zisabwa kugira ngo intambwe ikurikizwa igerweho. Ubwo rero mu by'ukuri mukaba mwumva ko aya masezerano haracyarimo amananiza. Amasezerano ya Doha haracyarimo amananiza rwose. Ibyo nabyo ni ibintu ugomba kwicara uzi kugeza kuri iyi saha. Ngira ngo nacyo ni ikintu ugomba ko wasobanukirwa ko aya masezerano hakirimo amananiza wa muntu we. Ariko ibi twagiye tubigarukaho, turavuga tuti ibi biganiro bya Doha sinzi niba ari bimwe mu biganiro byaba byitezweho gutanga umusaruro kuri ko ahita uvuga aka kanya hakurikijwe ishusho y'ibihari ya situation ihari. Tukavuga ko mu by'ukuri aka kanya habonetse igisubizo kuri ibi ngibi. Nyeka ko haba harimo kwibeshya cyane. Hanyuma rero reka mbabwire uko ibintu byifashe. Nanone turacyari muri Masisi. Ni murumuna wa John Numbi, ni umwe mu bari muri M23. Bikaba bivuga ko akiri muri uyu mutwe, ngo yabarishwe mu gitero cyakozwe n'indege ya FARDC ku murongo w'ingabo mu by'ukuri mweso. Gusa bikaba bivuga ko bishobora kuba ari byo. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bari mu barwanyi b'umutwe wa M23. Ubwo twavuga ko ari n'umugambanyi nyine. Uyu mugabo akaba mu by'ukuri rero bivuga ko yamaze kugira iki, amaze nyine gutanga imihoho mu gitero cy'ingabo. Umusirikare ukomeye cyane nko 23 rero waje rwose kuba ahagendera nk'abantu mwe, aho bigaragara ko mu by'ukuri ibi bitero byakozwe ahangaha muri Masisi nibyo bitero twavuga muri izi mpera z'umwaka cyangwa se muri iki gihembwe cya kabiri cy'umwaka byakojeje mu by'ukuri hasi umutwe wa 23. Birongera bikoza hejuru, birazunguza, bishyira hasi rwose mu bigaragara. Niyo bavuga bati ni igitero cyashegeshe ku buryo bugaragarira buri umwe. Mu by'ukuri izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ibi ni ibintu bigaragara, ndetse abahanga bakavuga ko abarwanyi bo 23 baburi buzima muri bitero mu by'ukuri batagira umubare. Hari icyo igisirikare cy'u Burundi giherutse gutangaza. Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyamenyesheje isi yose impamvu nyamukuru gifite ingabo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nyinshi, ndetse n'inzira zimwe na zimwe zo mu minembwe zikaba zarakinzwe, aho mu by'ukuri Burundi buvuga ko ari kubw'impamvu z'umutekano wa Uvira ndetse n'igihugu cyabo cy'u Burundi, dore ko bavuga ko mu mutwe wa 23 ufatanyije na Twirwaneho umaze iminsi ukorana bya hafi n'imitwe irimo Red Tabara, ndetse ngo bakaba bagamije kuba bakwinjira muri Uvira. Ibyo kandi bikaba byarushaho guteza umutekano muke no kuri Bujumbura, kuko bari kumwe na Red Tabara kandi yakunze gukora ibitero byo kugabwa byo kwerekeza ahangaha. Inzira zafunzwe zirimo Mikarati Point 0 ndetse n'ahandi birimo nka Tuwe. Bikavuga ko ngo ibice bitanatezwe gufungurwa vuba mu gihe iyi mitwe yaba itari kwitandukanye n'abaturage cyangwa se n'ibikorwa bibi
hanyuma ngo mu gihe icyo kibazo cyaba gikemutse ibyo bigomba kuzakemurwa nabyo. Ni mu gihe Muramvya, Mugeti ndetse n'Amajembwe izi nzira zo zirimo zirakora ku rundi ruhande bitewe nuko ngo izi nzira zitifashishwa n'umwanzi. Bakaba bakangurira abaturage rero nabwo kandi abaturage batari abagiye mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se bibi kuba mu by'ukuri bajya bakoresha izi nzira, dore ko izi nzira zifunguye cyangwa se abaturage bari muri biriya bice baratambuka nta kibazo, baratambuka nta kibazo rwose. Mu bigaragara rero akaba ariyo nzira mu by'ukuri ishobora kuba yaba iri gukoreshwa muri iyi minsi. Ubwo icyo kintu nacyo ugomba kuba wagira iki, ugomba kuba wakimenya cyangwa se ugomba kuba wagisobanukirwa ukamenya impamvu ziranzira point 022 Mikarati ndetse n'ahandi hagiye hafungwa nyine n'igisirikare cy'u Burundi. Ntabwo ari cyo cyonyine, FARDC irahari, FDNB irahari. Mu by'ukuri FDNB niyo izi ngabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Rero mu by'ukuri nuko biba bimeze mw'abantu mwe. Mbashimira cyane mwe muba mugeze kuri munota mudukurikiranye muduteze zombi cyangwa se mukomeje kurushaho kugenda mubana natwe, dore ko bari by'agaciro ndetse bari iby'ingenzi cyane. Mu by'ukuri hari amakuru ari kugenda amenyekana aho Uganda ndetse na Kenya byatangiye kutarebana neza, aho General Umuyobozi yasabye Kenya ngo kubaho uburenganzira ku nyanja vuba n'abaganga. Nibitagenda bityo se biragenda gute? Umuhungu wa perezida wa Uganda akaba n'umuyobozi w'ingabo z'igihugu General Umuyobozi Kainerugaba yongeye gushyigikira amagambo aherutse kuvugwa na se Perezida Yoweri Museveni, avuga ko ngo Uganda ikwiye kugira uburenganzira bwo kugera ku nyanja y'Abahinde. Ni mu butumwa bwe bwumvikanamo ubwirasi. Uyu muyobozi yagize ati Kenya igomba kuduhereza vuba inzira ituganisha ku nyanja y'Abahinde, nitabikora bizateza ibibazo bikomeye mu bihe bizaza. Umuyobozi yakomeje avuga ko Uganda imaze igihe kirekire ifunze idafite aho icisha ibicuruzwa byayo mu nyanja, kandi ko ikibazo atari ubucuruzi gusa ahubwo ari uburenganzira bw'igihugu n'ubusugire bwacyo. Aya magambo ye aje nyuma y'uko Perezida Museveni nawe aherutse gutangaza ko inyanja ari iyabo kandi ko umunsi umwe bazayifata. Ibyo byatangije impaka zikomeye mu karere Afurika y'Uburasirazuba iherereyemo, cyane cyane hagati ya Uganda na Kenya, aho abantu benshi batangiye kwibaza niba ibi bitazongera umwuka mubi ubanye n'amahanga hagati y'ibihugu byombi. Ibi rero bikaba mu by'ukuri byagiye bigaruka n'abantu benshi cyane, ngira ngo namwe murumva icyo Uganda irimo iravuga. Ubwo Kenya rero nayo kugeza isaha ikaba yaruciye irarumira, ariko abantu bose bakaba bategerezanyije amatsiko icyo Kenya iza kuvuga kuri iyi ngingo. Mu by'ukuri abantu bose akaba ari byo bategereje. Murakoze cyane, reka mbashimire babwiye mwakoze cyane kudukurikirana, turasubira mu masaha ari imbere.